tubaye ikaze makuru yacu y'imikino twizere ko mumeze neza by'umwihariko abafana b'ikipe ya Rayon Sport. Ayaye mumeze mute? Bifurije umwaka mushya 2025 uzababere uw'ibyiza, uzababere uw'amata n'ubuki. Ikipe ya Rayon Sport nyuma yo kubona ko ikeneye abakinnyi bashya, nyuma yuko iri kugenda ivugamo abakinnyi benshi bashya, ubu ngubu bagezweho uwo mukinnyi bita Fahad Aziz Bayo. Iyi transfer tugiye kuyirebera hamwe turebe ngo bimeze bite, byatangiye bite, ubu bimeze bite, ese uyu muvandimwe ibyo birava mu nzira ryari uyu muvandimwe bita Fahad Aziz Bayo, ese ni iki abareba mwitegaho? Ibyo byose urabimenya, turagusaba ngo ukanda subscribe ubundi ibintu bigende neza cyane. Rwose mudufashe manze mukande subscribe. Ikindi kintu nsaba inkunga yanyu yindi mbasaba, nyuma yo kumva iki kiganiro cyangwa aka kanya, wajya muri comment ukareba link irimo twashyizemo ugakanda subscribe kuri iyo channel uri bugezeho. Ni channel nayo ikugezamo kuri imikino y'amatransfer mu makipe yanyu mukunda. Wowe ushaka kumva amatransfer wagenda ukageraho ubundi ibintu bikagenda neza cyane, ukagenda umenya ese mu makipe yacu dukunda ari kuvugwamo iki, ese abakinnyi ikipe zacu ziri gushaka kugura bimeze bite, nizihe karite bafite. Katumurike kuri uyu mutaramu bita Fahad Aziz Bayo. Ayaye imyaka 24 niyo afite rwose. Kuri Wikipedia ye ni umusore w'umugande murabizi, ubu ngubu aherereyeho bita Dar es Salaam mu gihugu cya Tanzania, ari gukora imyitozo muri Young Africans. Rwose uyu musore ari gukora imyitozo muri Young Africans, yari gukoramo test, ariko ikipe ya Young iza kumubwira iti rwose dushingiye ku bataka dufite, dushingiye ku bakinnyi dufite bakina kuri nimero 9 benshi kandi banakomeye rwose, ntabwo tugomba kugufata, tugomba gukora imyitozo gusa ubundi wabona ikipe ukigendera nyine, kuko nta masezerano tuzaba dufitanye. Ikipe ya Rayon Sport rero yahise itezaho iravuga ati rwose uyu musore kuba ari umuhanga ibyo tubishidikanyaho. Rwose ni umwe mu basore b'abahanga bagize byinshi bafasha ikipe y'igihugu ya Uganda, bagira icyo bafasha KCC mu gihe yikinagamo, Vipers mu gihe yikinagamo. Ni umusore wagiye afasha ama equipe yose yagiye anyuramo. Ubu ikiri kwibazwa ni kimwe, ese Rayon Sport bimeze bite, ibiganiro bimeze bite, ese Rayon Sport kumupropose iki, ese wari kuyisaba iki? Ikipe ya Rayon Sport iri kumuha miliyoni 24 ikamusinyisha amezi 6, akajya ahabwa miliyoni 3 n'igice z'amadolari. Akajya ahabwa asaga miliyoni 3 n'igice z'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi. Rwose we akavuga ati rwose mumpe miliyoni 4 muzuzuza ubundi zinereke umukono ku masezerano. Urumva ko ibiganiro bimeze neza, ibiganiro bigeze aryoshye hagati ya Rayon Sport n'uyu musore bita Fahad Aziz Bayo. Fahad Aziz Bayo ibyo ni kugenda tubihanga amaso tukareba ese araza mu ikipe ya Rayon Sport, ese araza kuyifasha iki. Byose ibyo ni ibintu tugomba kugenda turebera hamwe tukareba uburyo bizagenda birangira. Ariko amakuru mfite, uyu musore mu gihe kitarambiranye, mu masaha make, mu gihe gito rwose kitarenze umunsi umwe cyangwa 2, baraza kumenya aho ari bube yerekeje, kuko Rayon Sport ntabwo iri kumushaka yonyine. Hari ikipe bita Wagadi FC, ndakeka muyibuka. Iyi kipe iri gushaka uyu musore, ariko ikintu iri kurushwa na Rayon Sport ni ikintu bita umushahara. Iyi kipe iri kumubwira ati rwose miliyoni 2 turajya tuziguha rwose, ariko tukugure miliyoni 30. Uyu musore akabaransa agasanga ikipe ya Rayon Sport niri kumuha ibya mirenge, aravuga ati rwose rero amahirwe menshi nuko uyu musore mwamubona mu ikipe ya Rayon Sport akaza gufatanya n'ubita Far Nganye, nya Senegal umeze nabi, uryana, uri kuza mu bakinnyi 10 bahagaze neza ku mugabane wa Afurika. Amwita Far Nganye rwose ushobora kuzava mu ikipe ya Rayon Sport yerekeza mu ikipe ikomeye cyane mu gihe azaba asohotse muri Rayon Sport mu gihe runaka rwose, kuko umwe muri ba rutahizamu bari kugenda bubaka izina kuri uyu mugabane wa Afurika bamwita Far Nganye. Far Nganye. Ikibazo mbaza abafana b'ikipe ya Rayon Sport, uyu musore bita Fahad Aziz Bayo, murebye CV ye, mukareba ibigwi bye, mukumva amateka ye, yafashe ikipe y'igihugu ya Uganda mu mikino igiye itandukanye, yagiye itsindira ibitego, harimo n'ibitego biretse ikipe y'igihugu Amavubi,
yagiye batsindira imikino igiye itandukanye irimo n'imikino ya Ethiopia mu gihe cyashize. Uyu musore ikipe y'igihugu ya Uganda amaze kubakinira imikino 34, amaze gutsinda ibitego 11 mu mikino yose yakiniye ikipe y'igihugu ya Uganda ya gishuti n'imikino yose isanzwe. Ku myaka ya 24 rwose niwe ugomba kuza kwatakira ikipe ya Rayon Sport agafatanya no bita Faringanyi, mu gihe umutoza bita Robertinho yajya rwose abona binakwiriye yajya barunda muri babiri rwose kuvuga ati mushaka ibitego muri babiri amakipe ya Nyarugenge akahagira. Mu gihe uyu musore bita Fahad Aziz Bayo yaba yamaze kugenda atereka umukono ku masezerano mu ikipe ya Rayon Sport, ubundi ibintu bikagenda neza cyane ku ruhande rw'ikipe bita Rayon Sport Murera n'andi mazina agiye atandukanye. Rayon Sport Murera. Abafana bayo mumeze mutera, abafana bayo mumeze mute ko mbona mudahari? Mushyire udutima tw'umweru n'ubururu muri comment mutwereke ko muhari. Udutima tw'umweru n'ubururu muri comment mutwereke ko muhari rwose, munameze neza cyane, muraba mukoze ibintu bizima cyane. Abafana b'ikipe Rayon Sport uyu mwaka muribona muribona mu ishusho, murabona itanga ikihe cyizere se? Murabona Rayon Sport itanga icyizere cyo kuba yatwara igikombe se? Abafana bayo muri inyuma noneho byanyabyo by'ukuri? Icyo ni ikibazo mugomba kunsubiza. Mfashe umwanya ngo mbashimire, yabakunda cyane kandi mbahoza ku mutima, murabona w'agaciro, urukundo mutwereka rwose turarubona kandi turabashimiye. Natwe twemejwe tubagezaho amakuru meza azira ibihuha, ya makuru muba mugomba kumva ukavuga ati rwose ikipe yacu Rayon Sport ihagaze neza, cyangwa ibintu byitwaye gute mu ikipe Rayon Sport. Amakuru yayo yose uyasanga kuri iyi channel, niyo mpamvu tugusaba ngo kandi subscribe ubundi ibintu bigende neza cyane, kandi wibuke no gufungura kukazogera kugira ngo amakuru yose dushyizeho ujye uyabona ku gihe, ubundi ibintu bigende neza cyane. Ndabakunda cyane, isubire mu biganiro byacu bitaha.